ukebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro. Zaburi 119:37. Imbere ya buri wese muri twe hari umurimo ukomeye. Ntibiri muri kamere yacu kugira ibitekerezo bitunganye n'imigambi iboneye kandi yera. Tugomba kurwana inkundura kugira ngo tubigereho. Buri wese afite ubushobozi bwo guhitamo ingingo y'icyicaro mu ntekerezo ze kandi zikarema imico ye. Nta n'umwe ushobora gutegeka intekerezo zawe usibye wowe ubwawe. Iyo akamenyero kabi kamaze kuremwa kaba nk'umutego w'icyuma. Ushobora kwiruhiriza ubusa uhangana nako ariko ntikazacika. Inzira imwe rukumbi waboneramo umutekano ni ukubaka imico yo muri iki gihe no mu gihe cy'iteka ryose. Ni inshingano ya buri wese kubahiriza amahame adakebakeba arebana n'akamenyero ko mu mibereho. Nshuti basore nkunda, ibi ni inyungu zanyu mu by'umubiri no mu by'umwuka. Igihe mukangutse mu gitondo mutekereze mu buryo bushoboka bwose imirimo muri buze gukora umunsi wose, kandi niba bishoboka mugire agakarine gato mwandikamo ibintu muri bukore kandi mushyireho n'igihe muri bubikoreho. Mwibuke ko abasore barema akamenyero kagena 9/10 by'ahazaza habo. Imbaraga rukuruzi yabo bagirana ubucuti cyangwa abo babana n'amahame bimenyereza bizagenda byisubiramo mu buzima bwabo bwose. Naho abana bafata vuba ibyo babona kandi bagumana mu buzima bwabo bwose ibyigisho bigiye mu buto bwabo. Ubumenyi bwose bashobora kugira ntibushobora guhanagura ikibi batojwe n'uburezi budashikamye bwo mu gihe cy'ubwana. Ubunenganenzi busubiyemo inshuro nyinshi burema akamenyero. Dufata mu buryo bworoshye akamenyero kabi kuruta keza, kandi biragorana cyane kwigobotora akamenyero ka mbere. Bisaba igihe gito cyane n'imihati mike cyane kwangiriza imiterere y'umwana kuruta guharatura mu mutima we amahame n'akamenyero ko gukiranuka. Mu kuba maso no gukoma mu nkokora ubudatuzi kibi ni ushobora kugira ibyiringiro byo gukosora imyifatire ye. Igihe akamenyero kabi gashyiriweho rutangira karwana inkundura, ariko iyo ukomeje kurwanana imbaraga no gushinyiriza gashobora kuneshwa. N'ibi bizagufasha. Igitekerezo cyawe cya nyuma nijoro n'igitekerezo cyawe cya mbere kibanziriza igitondo kigomba kuba icyo gutekereza kuri wa wundi ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho bishingiyeho.